uvuge ati nanjye ndashaka kugira ngo mbe kuri rwa rufatiro ruhagaze, nanjye nitwe umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko Bibiliya iravuga ngo kuko udashyushye kandi ntubire, kuba udakonje kandi ntushyuhe, ndakuruka. Ntabwo rero ushobora kuba ku side ebyiri. Ntushobora gukorera Satani at the same time ngo ukorere Imana. Either uri uwa Satani cyangwa uri uw'Imana. Niko bimeze. Iki tucyumvikaneho neza. Kuko ntabwo ushobora kuba usenga Imana ngo uroge umwana wa mugenzi wawe, umbwire ngo Imana izakwakira mu bayi. Reka. Icyo cyo urabeshya. Ntabwo waba uri umwana w'Imana nk'uko twabisanze ngo ugire urwango, ugire ishyari, still uracyarimo umwuka wa Satani. Ariko uyu munsi wa none hitamo, uhitemo neza. Abanyarwanda bavuga ngo hitamo neza imaripa. Hitamo neza, uhitemo Yesu Kristo akuyobore. Kuko na Paulo yavuze ngo sinjye ukiriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. Hitamo neza Kristo agutware kandi ntagutwaza igitugu. Wemere umere nka yandogobe yamuhetse, mugenda naho mugiye hose. Umwuka wera akuyobore, akumaremo amashagaga y'umubiri. Urubyiruko mufite byinshi bibagusha mu byaha. Umubiri urabagusha, ukwiyemera bikabagusha. Abana benshi b'abasore bajya kubeshya kugira ngo biyemere gusa. Ibyo rero ntabwo Imana ibikunda. Emera ukuri. Umukobwa ntabwo azakwanga ngo kubera ko uri umukene. Oya, abakobwa muranababeshyera. Abana b'abakobwa basiga inzu z'aba minisitiri bakajya kubana n'umushoferi. Kubera iki? Baba bakeneye ubabwiza ukuri gusa. Bana b'abahungu mureke kubeshya, kuko ise w'ikinyoma ni Satani. Iyo ubeshye nyuma yaho kongera kwigarura biba bibi, biragorana. Muvugisha ukuri. Ukuri ntabwo kwica umutumirano. Uvuga uti ko ndeba ukungu mfite ibyiringiro by'uko Imana izantabara. Icyo ukivuge. Ariko uku niko mpagaze. Mfite 1000 kuri konti cyangwa nta na konti ngira. Umukobwa niba gukunza aragukunda, ubwo niwe zaba ari isezerano ryawe. Ariko numubeshya ugatira imodoka, ugatira umushoferi, ngo uri minisitiri, ngo uri umudirecteur ahantu, ukajya kumutereta, ejo azaza asange ntacyo wibifitiye, bibi ntambara. Mureke kubeshya. Bakobwa banjye mureke kwiyandarika. Mwemere mube ubuturo bwera bw'Imana. Imana icyo yakugeneye ntaho kijya, kizagerwaho. Uw'Imana yakuteganyirije azaza. Wivuga ngo reka mfatirane, ngo arambwiye gutya na gutya ngo reka nkore ibi. Oya, tegereza isaha y'Imana. Aho ngaho bizagaragara ko Uwiteka najya kureba kuri rwa rufatiro azakubona nawe uruwe. Kandi Imana ntizaguhemba agahinda, izaguhemba ibyishimo. Ikindi, abana b'Imana ntabwo baba banebwe. Abana b'Imana ni abakozi. Iyo udakoze urasabiriza. Iyo udakoze uba umukene. Iyo udakora ukora ibyaha byinshi cyane. Bibiliya iravuga ngo udakora ntakare. Ukeneye gukora akazi akariko kose. Nushaka barako gukubura umuhanda I Kigali, nushaka barako gucuruza inyanya, nushaka barako kugira gute ko gukoropa, nushaka bari ako gukora mu rugo, upfa kugakiranukiramo. Hari abantu benshi bagiye bakiranukira muri mirimo isuzuguritse, Imana ikabazamura mu ntera. Twebwe tuvuga uku nguku, ntabwo twavutse turi abana bo mu bikomerezwa. Ariko Imana igiye tugira abantu bakomeye bitewe nuko twagiye tunyurwa na dukeya duhawe. Ndakwigisha kunyurwa, ndakwigisha gukora. Vana amaboko mu mufuka, vana umubiri wawe mu buriri,
wiryamira, zinduka ugende urangure, ugende usaba akazi, ugende applying visa, applying passport, ugerageze. Nta n'umugisha buryo ujye uboneka iwanyu mu rugo. Iki nacyo nibanga mbibiye. Iga kugenda urebe n'ahandi uko bimeze, uzasanga uhiriwe. Imana yabwiye Aburahamu ngo siga so na nyoko, usiga igihugu cya so na nyoko, mugende aho nkwereka, uzabona umugisha. Nzakugira iki? Umwami, nzakugira umutware. Mwiga no kugenda, mwiga no kwiga ahandi hantu ukuntu habayeho, ugerageze gushakisha ubuzima. Uve mu cyaro cy'iwanyu ujye mu mujyi, ugende upagase, ukore utunekwe, wige gusevinga, ukorera 1,000, urya 500, ubika 500. Mu minsi mikeya ntawe uzakurusha kuba uri umukire. Urumva? Wige kuorora, wige gukiranuka, ukiranuke muri duke ubonye, aho Imana izaguha umugisha. Kuko Imana iza abantu bayo, abantu bayo ni abanyamugisha, kandi ntibazakubesha umugisha. Ntuhera kuri plafo hejuru, umugisha uhera kuri base, kuri fondasiyo. Umugisha uhera kuri gatoya, gato gusa, the small things. Ako niko Imana igenda yagura. Ntabwo Imana yagura ibinini, Imana yagura ibitoya. Gerageza ugende ukuturanye, ukore nibyo abandi basuzugura, wowe bikore. Aho niho ubonera umugisha, niho hari ibanga ry'ubukire. Uri kumva? Aho ngaho Imana kuko yakugize uwayo izakublessinga, izajya iguherekeza. Wimuke ujya ahandi, urubona hano byanze, ujya ahandi ushakishe. Umugabo witwa Yakobo ajya anyigisha cyane. Yakobo yaharaniye umugisha paka ubonye. Na n'uyu munsi igihugu cya Isiraheli niwe gikomokaho. Imana yise imuhindura izina, imuvana ku rwego rw'uburiganya imwita Isiraheli. Uyu munsi Isiraheli ni igihugu gikomeye. Ntabwo Isiraheli ari igihugu kinini, ariko kirakomeye. So nukuvuga ngo wowe icyo ugomba gukora, rwana nka Yakobo, uhirimbane. Yakiranye na marayika bati ntabwo uri bunsige utampaye umugisha. Nawe hirimbana. Yakobo nta kintu yagezeho atakivunikiye. Yakobo yagiye gushaka umugore, amuhingira amezi, imyaka 7. Uri kumva? Bamuha igicupuri cy'umugore uwo adashaka. Aravuga ntacyo ndamufata nawe. Rimwe na rimwe ujye wakira n'ibyo uhawe, nubwo byaba bitakunogeye, hari igihe bizakuviramo umugisha. Uwo mugore yazanye n'umuja, bituma Imana yari yarasezeranye na Aburahamu ko izamwagura ikamugira sekuruza y'amahanga. None se yatabyarana n'abo bagore, ariko Abisirayeli bari kukomoka. So ni ukuvuga ngo yarakomeje arahatanye, abati mpaka ngeze no kucyo shaka. Abona Rasheli ashaka, nawe muhingira indi myaka 7, nawe aza n'umuja, agira abagore 4, kandi muri aba bagore 4 yababyayemo abana 12. Murareba? So nukuvuga iki? Nubwo ntari kubabwira ngo muharike cyangwa muharikwe, ndababwira ngo n'urugero nashaka kwereka. Ntacyo uzabona utabizi icyuya. Yakobo yavuye ku rwego rwo guhingira abagore, agera ku gihe cyo kuragirira nyirarume. Ntiyari nyirarume, ko nyirarume atamuhaye iby'ubuntu, ariko uri gushaka iby'ubuntu. Urashaka iby'ubuntu, iby'ubuntu bizakwica ubwonko. Nta nubwo wabona ibintu by'ubuntu ngo uzabashe kubicunga, ariko ibintu wabiri ibyuya. Nge nkunda hano muri iki gihugu, nubwo ndi umupasiteri, ngewe ntabwo mpembwa n'ubupasiteri, mpembwa n'akazi kanjye nkora ka buri munsi. Ariko ndakora, hari igihe nkora nkumva ibyuya biri kubira, umubiri wose ukabira ibyuya, nkumva ndishimye. Navuga Mana ushimwe, kuko ibi ari ibyuya byanjye abana banjye bagiye kurya, ibi ni ibyuya byanjye umugore wanjye agiye kurya, nanjye nibyo ndi burye. Nuwo nshobora gufasha wese ndabamuhaye ibyuya byanjye, ntawe nibye, ntawe nambuye. Aya ni amaraso yanjye, kandi waravuze ngo tuzarya tubizi icyuye. Ushimwe rero kuko ngewe ndi mu muhamagaro wampamagariye. Haleluya!
wowe kuki ushaka kurya iby'ubuntu kugira ngo bizaramba? Ibintu by'ubuntu ntacyo bitugezaho. Bantu mumurikiye kuri social media, ni inama mbagira. Mukobwa uri hano, Imana guhaye impano yitwa ubwiza, ntabwo abuguhaye kugira ngo ubwandarike, yaguhaye kugira ngo wiheshe icyubahiro. Wikwiyambura ubusa kuri social media ngo niwe ugiye kubona abafollowers ngo ubone amafaranga. Hoya, biragatsindwa n'Imana. Ipu ndabivumye mu izina rya Yesu, n'umwuka Satani. Korera Imana, koresha amaboko se, koresha ubwenge Imana guhaye. Ahubwo bwiza Imana yongeraho n'amavuta yayo, noneho winjiye hose imiryango ikinguke. Atari ukugira ngo baku exploit, atari ukugira ngo bakuyusing, ahubwo ubwo bwiza bwawe ukore kuri reception, ukore muri customer care service, ukore ku kibuga cy'indege. Wow, ukore ahantu hari VIP, ariko atari ugukora ibyaha. Kuko Imana ni impano guhaye, ni ingabirano Imana guhaye y'uburanga kugira ngo iheshe icyubahiro kandi nawe bikubera umugisha. Ariko si ukuvuga ngo ugende wikoze isoni, ngo ukoze n'izina ry'Imana isoni. Biragatsindwa n'Imana mu izina rya Yesu, nk'uko mushiki wanjye abyanditse. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu turi kujyana kabisa, ndi kumubona hano, witwa Liza. Yesu ashimwe. So rero ndagira ngo mubwire ngo ikintu cyose Imana guhaye gikoresha kugira ngo kikubere umugisha, ntikikubere umuvumo. Kuko Uwiteka azabe isaha nubwo itaragera, Imana irakuzi. Imana irakuzi. Imana yawe irakuzi, igufite mu biganza. Ikindi ngira ngo nguhumurize, ntabwo umurozi azagushobora. Jamais du tout. Umurozi uriya we ni fo. Narababwiye ukuntu narozwe. Nge narozwe nkiri mu nda ya mama. Nkunda gusubira muri ubu buhamya kugira ngo bukomeze abantu. Narozwe ndi mu nda ya mama. Mama bari muri Kongo, kera yitwaga Zaire. Twari duturanye n'umugabo waturoga uko bwije ko bukeye w'umushi. Yaroze mukuru wanjye arapfa, aroga mushiki wanjye agwa aho ngaho. Umuntu umubonye ukuntu ari kumuroga, araza amufatiraho inkota, aravuga ugomba gukiza uyu mwana. Arakira. Mushiki wanjye ubu nawe ari hano muri iki gihugu cya Canada, afite n'abana n'abuzukuru. Ngewe none ari nge wari umuhererezi, aravuga ati ntabwo ari buvuke. Ameza mu nda umwaka n'amezi 4. Can you imagine that? Ndi mu nda ya mama umwaka urenga. Ni bangahe bavuka? Ntabwo bibaho. Ariko umwaka urenga, Imana yanjye nkorera, niyo mpamvu ntazanayireka. Ntabwo nzareka no kubabwira iyi Mana, kuko ndayizi, narayibwiwe, ndanayibona. Ababyeyi banjye bambwiye amateka, bakuru banjye barabimbwira, bashiki banjye barabimbwira. Ukuntu ngo nagoye mama kandi ndengana sinjye wamugoye, ari umurozi waturogaga. Nkavukira umwaka urenga, uyu munsi ndi muzima. Bararozi baroga abana banjye mu Rwanda, baroga muri Uganda aho nabaye. Nkajya mbyuka mu gitondo ngasanga abandoze ibyo basadatse, inkoko basadatse, amaraso ku muryango, imitwe y'inkoko, ngo barandoga ngewe. Waroga ndese, waroga Imana itaroze. Bibiliya iravuga ngo nta wavumu w'Imana itavu. Wahera he? Wowe rero umuriki, wigira ubwoba, ntacyo uzaba. Ntacyo Satani azagutwara. Nta wavumu w'Imana itavumye. Ntacyo Satani azagutwara, humura. Bene data nshuti zanjye bakurikiye, abumvira ijambo ry'Imana, urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze na bugingo n'ubu. Rwanditsweho amagambo akurikira ngo Uwiteka azabe. Uwiteka arakuzi, Uwiteka aranzi, Uwiteka aratuzi, azi n'amazina yacu. Uwiteka azabe. Haleluya. Iyi Imana yacu ntabwo ivangirwa. Imana yacu ntabwo yibeshya. Imana yacu irareba ikareba naho tutareba. Imana byose irabizi. Buri kimwe cyose Imana irakizi. Buri kimwe cyose Imana irakireba. Wowe ukurikiye, Satani nongeye mvuge ngo aramwawe. Satani aramwawe, akozwe n'isoni.
kuko turi abana b'Imana. Uwiteka Imana aradufite mu migambi, Uwiteka Imana adufite mu bitekerezo bye, Uwiteka Imana aradufite, aratuzi. Imana irakuzi mushiki wanjye, Imana irakuzi mwene data, Imana iragusobanukiwe. Imana ntabwo ijya yibeshya. Abarozi nicyo nari ndiho mubwira, ntabwo tubatinya. Abarozi icyo ni ikintu cyoroheje cyane, kuko nta waroga w'Imana atashatse ko apfa. Abarozi ni ubusa. Kandi none mbabwire ngo uburozi burasaza. Bareke bakuroge, bareke bakuroge nawe usenge. Wowe senga nabo baroge, usenge nabo baroge. Hari igihe bazahinduka bakubwira ngo uziko ari we murozi. Uganda barandoze, bararambirwa, baransiranya ibyo bita ngo gusiranya, ngo sinzagenda, bakanabimbwira ngo visa yanjye ntabwo bizakunda ko mva mu gihugu cya Uganda nze hano muri Canada. Ndababwira nti muribeshya, ndaje mbereke ko Imana nsenga iruti iyo myuka yanyu muri gutongera. Abandi baramanga ugomba gusubira iyo wavuye, ngo ukajya gukorera Imana iyo wavuye. Ntabwo muzi icyo twavuganye n'Imana. Imana nizi icyo yambwiye gukora, kandi nayo mpagazeho. Mpagaze ku ijambo rya nyiri ijambo. Mwebwe ibyo muri kuvuga ni amagambo y'abantu, y'amagambo y'amanjwe nababwiye. Abandi bagahamagara ngo Imana irababwiye ngo ntaho nzajya, ngo Imana iraberetse ngo urugendo rwanjye ngo nta mahoro arurimo, ngo ntabwo nzagera muri Canada. Ubu se nicaye muri Canada, ubu ndi muri Canada. Ariko abantu barabeshya, abantu barabeshya bakanabeshyira n'Imana. Koko bana b'Imana, muve ku bantu, muve ku bantu. Murabe Imana, urufatiro rw'Uwiteka rurahagaze, rwanditseho amazina yanyu. Mwikumva amagambo y'abahanuzi b'ibinyoma, mwikumva abantu bashaka kugira ngo babe serebu gusa, ngo babe birangirire ngo nabahanuzi, babeshya ngo ni Imana ivuze. Abanciye intege bari benshi. None se ubuzindi muri Canada, abana banye ntibari muri Canada, twese turi umuryango wanjye hose turi kumwe hano. Ariko nibo bampamagara ko Imana iratubwiye ngo urwo rugendo ngo ntabwo ruzasohora kubera ibyifuzo byabo. Bo barifuza ko mpora hasi, barifuza ko mba mu gahinda, bakabeshyira ngo ni Imana. Ariko Imana yaragowe. Ariko reka nkubwire, Imana nawe izakuvugisha. N'ubu ngubu Imana ishobora kuba iri kukuvugisha. Imana ishobora kuba iri kukuvugisha, kuko Imana ivugira mu ijambo ryayo, Imana ivugira mu bakozi bayo, Imana ivugira mu nzozi, Imana ivugira mu iyerekwa, Imana ivugira henshi. Ariko ni wowe gucenshura, ni wowe kuyungurura ukamenya koko iyi ni Imana ivuze. Kuko Imana ntivuga rimwe. Ugomba gusenga Imana, Imana ikaguha confirmation, Imana ikakwemeza ko koko ari ibivuze. Apana kuza ibintu byose baguhaye uruhamunda muri wowe ngo ni Imana bivuze. Mugomba gukura mu mwuka, mugomba kugira umwuka wo gusesengura, mukagira umwuka wiyihishurirwa, mukagira umwuka wa discernment wo kurondora imyuka, ukamenya n'uri kuvuga n'iki kiri kumuvugisha, ninde uri kuvugira muri uyu muntu. Is it God cyangwa ni Belzebuli? Muri kumva neza? Abantu baravuga kandi bari kuvugishwa n'amashyari, batari kuvugishwa n'Imana. Ariko umwana w'Imana uri umwuka w'Imana yifuriza uri wari we wese gutera imbere. Ndabifuriza gutera imbere bana b'Imana, ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza mubyare muheke, ndabifuriza kuva mu rwego rumwe mujye mu rundi. Icyama mukabona za visa, mukaza mugakora amafaranga, mukabona ubukire, mukagenda mugateza bene wanyu imbere, mugafasha imiryango yanyu. Nicyo mbifuriza. Mubyakire mu izina rya Yesu. Mukora amafaranga, mubaka amazu, inzererezi. Ibyo nibyo Imana igomba kubaha. Kurumva? Mukazahuri, ntabwo mwese mugomba kuba amahanga. Imana baheza promotion, ibazamure mu ntera, ibavane ku ntebe imwe mujye ku yindi.
Bibiliya iramwa ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ibaha ubwo bwiza. Umutware wawe Imana imuhe promotion. Imana imuzamure ku ntebe. Imana ibazamure mwese. Bibiliya iramwa ngo ntabwo tuzaba imirizo tuzaba imitwe. Ngo kandi n'abana bacu bazigishwa n'Uwiteka Imana. Abana bacu bagomba kwiga bakamenya ubwenge. Ndabifuriza kugira ngo mugire abana bameze nk'ab'Abaheburayo. Abana banyu b'abanyabwenge baba indashyikirwa mu bihugu baherereyemo byose, ntarobanuye igihugu. Imana bagire abanyabwenge, tugira abana b'umumaro, abana bazubaka Afurika, bakunda Afurika, abana batanywa ibiyobyabwenge. Abo nibo ndi gusaba Imana baduhe. Haleluya. Imana iduhe imigisha itagira akagero. Bene data, numva nababwiye amagambo menshi kandi mbatuye amagambo meza. Wowe wakurikiye, wowe wumvise iri jambo, wowe wari ufite icyifuzo, iyi gahunda y'uyu munsi Imana ikubera igisubizo. Imana igusubize rwose, ntigusubize gusa mu magambo, ahubwo igusubize no mu bifatika. Nicyo ngusabiye. Imana iguha umugisha uwugenderemo, abantu bawubone, yewe n'abakurogaga nabo bamenye ko tugira Imana ikora neza, tugira Imana igira neza, Imana itareba nk'abantu, Imana izabayo. Nongere nkubwire ijambo ry'Imana Pawulo yanditse, yavuze ngo Imana yadushizeho ikimenyetso. Imana igushiraho ikimenyetso ku ruhanga kitari nk'icyo yashizeho gahini, ahubwo ikimenyetso cy'abana b'Imana. Imana ku rufatiro rwayo ruhagaze, nawe ubeho. Imana ikwandikemo mu bantu bayo, izaguhe n'iherezo ryiza muri iyi si, ikurinde gukenyuka, ikurinde gusaza nabi usabiriza wanduranya. Imana iguhe ibikunyuze, Imana iguhe n'ibisaga, iguhe byinshi rwose bisendereye. Imana iguhe ubuzima buzira umuze, Imana ikubakira urugo. Alice nogenda bigusengeye, Imana iguhe urugo ruzima, Imana ikubakira rwose. Icyampa igihe gikurikira Alice ukazatanga ubuhamya uvuga ngo ari umupasiteri witwa Jean Bosco Rwema wansengeye kandi ntuzabyibagirwe, akansengera akanyaturaho umugisha none narawubonye. Imana iguhe buri kimwe cyose wasengeye imyaka bikanga. Uyu munsi wa none umwanya umaze ni muremure, ati kumaze hafi isaha n'igice. N'isaha n'igice ntabwo mbizi, ntabwo ndi kubireba, ariko umaze umwanya uhagije ukurikiye ijambo ry'Imana. Gutinda imbere y'Imana rero ntabwo utahamara amasa. Uyu mugoroba ukubera umugoroba w'umugisha. Mu migoroba yose wagize ubona itandukaniro, hagira ikintu mutsakirana nacyo cya surprise kivuye ku Mana, kikwereka ko Imana yakwishimiye, ko nawe yagushizeho ikimenyetso kuri uwayo. Rero ibiturwanya, ibiduhiga bisubiza amerwe mu isaho. Abarozi baturogaga basubiza amerwe mu isaho, kuko urufatiro rw'Uwiteka rucyahagaze na n'uyu munsi, kandi rwanditseho amagambo Imana iratuzi. Imana iratuzi. Abari baraciye umurongo ku buzima bwacu ngo ntacyo tuzageraho, Imana iratuzi kurusha uko mwe mutuzi. Imana iratuzi. Imana irakuzi Alice. Imana irabazi mwese. Imana irabazi.